asohokana Helene yijyana kwa muganga, naho Ntaganda na Solange bakomeje kwibaza ku murozi ubaterereza agacuma kabyina. Ese mama ubu byaba byifashe biti? Ntucikwe. Wakangutse? Nakangutse muga. Ese impore kandi nakundi nta muntu uraza kukureba se Helene? Yavaye se muga. Kuwa kaje ari n'umuna wanjye akaba arwaje umwana, undi wakaje akaba ari mama nawe akaba asimburana na murumuna wanjye kubitaraho umwana warwariye, undi akaba ari umugabo wanjye kindi giti niwe wasigaranye abana. Ubwo nyine ndimenya nta kibazo. Oya nabyo nta kibazo, ni n'amahirwe ubwo ukomeye muga. Nubwo umubiri ukomeye ariko n'ukuri nakubeshya umutima wanjye urakomeretse. Gukuramo inda si ikintu cyoroshye. Bibaho kuba waratangiye gutekereza ko ugiye kwibaruka nyuma ntibigende neza nk'uko birababaza pe. Ese ubundi Helene ndakumva muga. Ugereranyije urumva bishobora kuba byatewe n'iki? Muga usugira ngo nabimenya kuko nabanje gufatwa ari nijoro ndibwa mu nda, nuko umugabo wanyanzaga ko twajya kwa muganga, mubwira ko nakwihangana tukabanza tukareba iyo byerekeza. Icyo gihe rero bwagiye gucya kuribwa mu nda byakize, ntibiteye kabiri ndongera ndibwa mu nda ari mu rukerera, noneho ubwo biza ari simusiga. Nibwo nitabazaga mujyanama ngo azamfashe njyane kwa muganga kuko umugabo wanjye yari yagize impamvu ituma atamperekeza, ariko ngera hatinze natangiye kuva. Niko kubageraho meze kuriya mwaraye mubonye nyine, kugeza ubu nimpamvu sinamenye icyabinteye. Yo ihangane. Yego rero Helene, ndakumva ubusanzwe hari byinshi bishobora gutuma umugore utwita akuramo inda, nko kuba akora imirimo ivunanye ntaruhuke, gutotezwa cyangwa amakimbirane yo mu muryango, umuhangayiko ukabije, kunywa imiti imwe n'imwe. wivunika namaze kumva icyabinteye. Nyagasani we, umva mbuze icyo ndenzaho. Ni byiza kumenya impamvu. Hanyuma rero Helene, ubutaha nuramuka wongeye gusama, ni ukwirinda ibyaguhangayikisha ibyo ari byo byose, ukirinda imirimo ivunanye na biriya byose nakubwiye bishobora gutuma inda ivamo. Ndabyumva rwose muga, kandi nzakora uko nshoboye ibyambayeho ntibizongere kumbaho, nubwo bitoroshye. Humura bizagushobokera. Icya mbere ni intego. Hanyuma rero tugiye kugusezerera. Akira uru rupapuro, hariho imiti ugomba gukomeza kunywa. Mu gihe gito uzaba ukize. Nta kibazo muga, kandi mwakoze kunkurikirana neza bikaba bitamviremo kubura ubuzima. Yego. Ahubwo se mwanyemerera mukampa nimero zanyu ku buryo ngize ikibazo nabahamagara mukamfasha. Ariko se ndekura wa mukobwa wandikwe mwigira mu kazi. Hako ngurekura ngo ujye hehe? Ndekura wa ntabwo uvanga ha David. Wowe ntabwo ufite David. Ntabwo wacika. Murekura ni kuneza cyangwa mubwira ndekure muyobo, mubwira ndekure rwose bitaba bibi. Niko David. Ndakumva muyobozi. Ninde wababeshye ko kurwana ari wo muti w'ikibazo? Rwose muyobozi, ngiye sinakubita umukobwa pe. Uyu mukobwa ni washakaga ibintu by'imirwano, azamfata mu mashati yirengagije ko ari ni wanjye. Ubwo rero nagerageje kumwishikuza bibamba. Nuko usanza mfashe. Yarimo kuvuga ko agiye mu kazi. Ubwo se nari kumwemera akagenda utarahagera ngo ukemure ikibazo dufitanye. Washakaga kugenda se koko David? Bose muyobo, ntabwo nari ngiye kujya mu kazi nuko nashakaga kuba muhunze. Unze kugaruka ari ukumbwiye kugeza iwanyu. Nakaga rwose. Ngaho nimutuze twumvikane rero. Ikibazo cyanyu giteye gito. Yewe reka mubwire ikibazo dufitanye. Oya habanze havuga umwe. Ubwo se mwavugira rimwe nkumva. Oya reka mvuge ngewe. Ariko muceceke. Kandi ufite ikibazo siki. Ngaho nire. Muyobo, ndakumva. Ubusanzwe ngewe ntabwo ndi winaha tekana. Ntabwo uri wino nyine. Ariko nahaguza amasambu. David yunguru twarakuranye wabo ni wacu twari duturanye. Uretse nibyo kandi nkuko ari umukomisiyoneri, ntebo ndangiye amasambu ndi kubwira no guzina. Wakabimenye se ko nakurangira ukuntera amahanga. Ariko ceceka mvuge. Rero aherutse kunguza amafaranga miliyoni 5. Muyobo ndamwizera ndayamuha kubera ukuntu tuziranye. Uranyumvira? Miliyoni 5. Ariko ibyo birumvikana. Ariko icyaje kuntangaza Muyobo, nuko namwishyuje amafaranga yanjye akambwira ngo nta deni amfitiye. Tangiye kwiriza rero.
uririza asuririza mu biki ibyo se byashoboka niko David rwose reka nkubwire muyobo mbwira numva ni rero yarambeshyira nta mafaranga muri nayo habe n'igiceri cy'amafaranga koko David cyane nyine none se urumva ndi kubeshya ikintu ngewe nemera ni kimwe yigeze kunguriza miliyoni 3 ndazimwishyura mfite n'ibimenyetso none se ko nakugurije nyine none se sinakwishyuye andi mafaranga nzi yampaye ni 500 bya komisiyo yuko namurangiye umukiriya ugura kimwe mu bibanza yarafite inanga yitekana akereka ngayo ne bari kwitiranya na miliyoni 5 muyo kwimana nizo miliyoni 5 narazimuhaye wazimpereye he nubona yigira umwana mwiza ngo ugire ngo ibintu ari kuvuga n'ukuri none se ni ndakumva hari ikigaragaza ko izo miliyoni 5 wazimugurije koko ni igiki se nyereka ndebe ni igiki nyine izo miliyoni 5 nta kintu na kimwe kizigaragaza ko nazimuhaye none urashingira kuki nabonye 3 za mbere zinsubije neza ndeba n'umutima mwiza yabimbwiranaga mbere hose ndeba ko ari umusore twakuranye bituma mwizera akuranye rwose icyo gihe yanyaka yavugaga ko ari ibintu yatumije byafatiriwe ngo ashaka urabeshya ihangane ngaho komeza umbwire ihangane ubwo nakibimbwira nagize impuhwe pe njya kuri banki amafaranga nyabikuza kuri konti yanjye nyamuzanira kashi muyoboke ntabwo twigeze twandikira uramenye wa mukobwa uramenye nakubeshye David naramwizeye muyoboke namuhaye amafaranga yanjye rwose wizera ibiki imana yo mu ijuru niyo ntangaho umugabo none umva ukuntu David ari kunyihakana cyane tujye uvana ibinyoma aho ngaho ntukabeshyere umuntu ku manywa yawe nta soni ubwenge uzi mwarimu muzima wakwemera kurekura miliyoni 5 zose utandikiranye n'umuntu kuko David uri kuvuga izo miliyoni 5 uvuga wabikuje ntazo nzi ushobora kuba ko warazibikuje ariko ugiye kuzikoresha ikindi kintu amafaranga yanjye ntabwo uzayahezerega wiringerekaho nta mafaranga mfite ntayo wampaye umva rero wampaye muntega amatwi ndakumva muyobo biragoye kumenya umuvugisho kuri hagati yanyu tega amatwi mvuge icyo ngiye kubafasha ni ukubandikira urupapuro mukagana inzego zisumbuye nta kibazo rwose muyobo nta kibazo ngiye rwose ndahita njyaho bitarenze uyu munsi irukanka gusa muyobozi reka nkubwire rero ndakwinginze umfashe uyu mukobwa umutegeka mvire mu rugo kuko yarahakwamiye ngo azahava abonye amafaranga ntazi nagende rwose hatejo cyangwa ejo bundi atazanyerekaho n'ibindi nagende mbetani karame mama wabonye ibyo kurya twakubikiye yego maze mbigeze kure nenda kubimaraho ese ahubwo se tani karame hari icyo urashaka ko tuvuganaho mbwira nta kibazo mama mwana wanjye twese hano ntawe utabona kuvunika ikintu cyose gikenewe muri uru rugo niwo tukibaza ibyo nta kibazo mama none se ko ari njye ukora ntakemuye ibibazo bya hano iwacu byazakemurwa nande koko papa ubumuga afite ntiyabasha gukora kandi nawe ntiwamusiga ngo ujye gushakisha kuko ari wowe umwitaho muri byose Didier nawe aracyari muto ni umunyeshuri aha none se buriya wazatugura agatungo tukakorora noneho kakazadufasha mu biri imbere niyo kabana agahene kamwe twakitaho wenda kakazororoka kakabyara izindi zikazatugirira akamaro ubu se koko uri umwe wazahaza ibyifuzo byacu bikazashoboka ariko uzi ko ari byo mama ibyo bintu uvuze rwose nibyo agahene umuntu yakagura da wamugane kuko nta mwana uvuka ngo ahite yuzura ingobyi nabanza nkagura kamwe kakagenda kororoka da mama karame Didier ibyo myenda bibonye Daniya ntabwo n'ibya nijoro n'ibishyirongerere ndarya nyine garuka hano Didier garuka gato umva garuka hano nkubaze ugiye kumbwira iki se ko mbona wambaye inkweto zicitse kandi waransabye amafaranga yo kugura izindi izo naguze nizo kujyana ku ishuri none izi nizo kwambara genda uzane izo waguze ndebe nako ntabwo ndazigura nagiye kuzira mu isantere bakajya banyereka ibikweto bibi nuko mba mbyihoreye ngaho nsubije amafaranga tuyakoresha ibindi rero ubwo n'izizo zambwire ngo handi ego ko wayatani ejo nzasubira kuzireba bambwiye ko aribwo zishobora kuzaba zaje ariko ubwo nturi kubeshya Didier imivugire yawe n'ukuntu bisobanura ureba ndabikemanga ndi nyoko ndabazi bana ba ni akazi ke niba mbeshya rwose araba yisibiye amayira ni ukuri ntabwo mbeshya mama mwana wa mama ndagusabye ntuzangore ugomba kuba umwana ufite intumbero ukazavamo umusore w'intego ukazamfasha kwita ku babyeyi bacu sibyo ntabwo nakubeshya yewe ejo nzajya kuzigura
banza bikomeye kuko nk'uko wabimbwiye. Rwamwi karame iwanjye byakomeye, amarozi amereye nabi sha. Karabaye ngo amarozi pe, amambere yahereye iwanjye mu rugo, none byadukire no ku kazi ku buryo abakozi bose bahiye ubwoba, gukandagira mu marembo y'isarumara yanjye ntibabikozwa. Kahota urumva ni agacuma kifata ngo pa. Agacuma? Nitumenye uko kahageze, yaba iwanjye yaba mu kazi. Agacuma kazi wawe no mu kazi? Ndakubeshya se, maze kakabyina koko. Kakabyina? Kakibarangura hirya hino sha, biteye guhangayika byo pe. None se naga ndakumva, mbere yuko njya mu byo kukurangira umuvuzi nubwo nta n'uwo nzi, wabanza tugafatanya gutekereza neza ibyo bintu ibyo ari byo, tugatekereza n'inkomoko yabyo. ahubwo ndibutse Rwamwi. Wibutse iki rero? Kindi gitamaze iminsi ndi bubi. Kindi gite? Anyishyuza kandi anyishyuza atama guhumeka. Mva naga ntiwirirwe ujya kure. Kindi gite yanabikora rwose. Sha, umuntu udatinya gucyura umugore mu rugo rurimo undi mugore w'isezerano koko, ubwo urumva ubuhemu nk'ubwo yatinya kubukora? Ariko sha nsanze ari ubikora yambona. Oya naga mva nkubwire, tuza mugire inama nk'uko ari cyo wari wampamagariye. Ariko ubwo rero urumva watuza Rwamwi? Ugeze nagiye hose kumushakisha. Sigaho wikoreshwa n'uburakari rwose kuko siyo nzira yo gukemura ibibazo. Umva guteza agacuma kabyina sha. Umva ariko nkubwire, ongera wicare. Tuza icara, sibyo? Yego. Noneho rero ngewe inama nakugira, niba kuko ukeka ko ari ikindi giti. Oya niwe rwose. Tuza nkubwire, ndakumva. Ntugomba gutongana nawe cyangwa gukurura andi makimbirane ayo ariyo yose hagati yawe nawe. Urabyumva? Ndakumva. Ahubwo icyo ukora ni iki ngiki, ushaka ko umutumira umugurira agacupa. Ngiye mugurira icupa? Ujya wibigira birebire yewe nk'uko nyine twaje ugasoma. Noneho niba koko waramuhemukiye umusaba imbabazi, urumva nawe akubwira iki muri ku mutima, maze urebe ko bidakemuka. Sibyo ngiye kubikora ntiwumva se? Ubikora utyo rwose, cyane ko indangagaciro zacu zidutoza kubana n'abandi amahoro. Nibyo rwose. Yaba abo mu muryango wawe, abo mu kazi kawe, ndetse n'abaturanyi. Yego. Nyine nk'uko Mukesha adasiba kubidukangurira. Ndabizi rwose Rwamwi. None se Rwamwi, kindi gitaramutse amakane akambwira ko atari ubikora, nabigenza nte koko? Ariko ubundi ako gacuma uvuga kabyinishwa n'iki? Helena ko inda yivuyemo aho kindi giti ntahombye agahungu, ntaganda atangiye gukeka ko kindi giti ari umuterereza agacuma kabyina. Ese azamufata gute? Naho ubutaha. Ikinamico inkingi y'amahoro muyigezwaho na Caritas Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga ya Enabel. Itambuka kuri Radio Rwanda kuwa kabiri isaa 12:15 z'umugoroba, kuwa gatatu isaa 2:15 z'ijoro no kuwa kane isaa 12:15 z'umugoroba. Kubacikanywe ibi bice byose byatambutse mu cyumweru byongera kunyuzwaho kuwa gatanu isaa 2:15 z'ijoro no kuwa gatandatu isaa 8:30 z'amanywa. Mwayikurikirana kandi ku rubuga rwacu rwa YouTube wanditsemo Ikinamico inkingi y'amahoro. Inkingi y'amahoro. Bakunze b'ikinamico inkingi y'amahoro, hari icyifuzo, ikibazo cyangwa se indi nyunganizi wifuza kutugezaho, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri 079 81 13 120 cyangwa se 0788 43 52 06. Bitihise ukatwandikira kuri email, adrese ni inkingi y'amahoro 2023@gmail.com. Inkingi y'amahoro.